This is Gospel Moment with David. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Muri uyu mwanya tugiye kwigana amagambo avuga ngo twigishe gusenga. Reka dusenge Imana. Mubyeyi udukunda, turagushimye, izina ryawe ryubahwe. Waraturinze, ni nayo mpamvu uyu mwanya turiho duhumeka umwuka w'abazima, wihererwe icyubahiro. Uyu mwanya turakuraritse ngo umwuka wera abane natwe, atwumvishe icyo ijambo ryawe rishaka ko twumva, kandi adushoboze kumva no kumvira kubwa Yesu umwami wacu, amen. Muri Luka igice cya 11 umurongo wa mbere aravuga ngo, nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubaza ati, databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Birumvikana neza, uyu mwigishwa wa Yesu, nubwo Luka atadutangaje amazina ye, amaze kwitegereza inshuro zose yabonye Kristo arimo asenga, haba mu bukwe bw'i Kana, haba igihe yazuraga Lazaro, ndetse n'igihe agaburiraga abarenga 5,000. Uyu mwigishwa yabonye ko mu misengere yabo harimo ikibazo, bigereranije n'uko Yesu yasengaga, maze aramubwira ati, databuja twigishe gusenga. Gusenga rero ni uburyo bwiza cyangwa se umuyoboro umuntu yahawe umuhuze n'ijuru binyuze mu gitambo cya Kristo i Kaluvari. Iyo umuntu yemeye guca bugufi maze akizera icyo gitambo, icyo asabye cyose agihabwa ku bw'ubu. Aha rero wakwibaza uti, kuki usenga ntusubizwe? Cyangwa se ukibaza uti, ni gute nshobora gusenga mu buryo butuma numvirwa? Muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 5 kugeza ku 6 haravuga ngo, nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ariko wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinge urugi, uhereko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Ibi bivuze iki? Ukwiriye kugira kwizera kandi ugasenga nk'aho uri mu isi wenyine. Nta juru rya rusange rizabaho, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo, umuntu wese akwiriye kuzahagarara imbere y'intebe y'imanza agacibwa urubanza rw'ibyo yakoze, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Si ibyo gusa kandi, kuko iyo haza kuba ari umunyabyaha umwe ukeneye gucungurwa, ubundi Kristo yari yiteguye gupfa ubwo. Byumvikane ko rero agakiza ari ak'umuntu ku giti cye. Ni nayo mpamvu ukwiriye kugira ibihe by'umwihariko wawe kandi bihoraho byo kuganira n'inshuti yawe magara isumba izindi, maze muri uwo mwiherero ukayibwira byose ntaho uyikinze, ukayaturira ibicumuro byawe byose. Nta kabuza izakumva iri mu ijuru kandi izasubiza gusenga kwawe. Muri Yohana igice cya 15 ku murongo wa 5 haravuga ngo, ni jye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ushobora kuba nawe wifuza kugira imibereho itunganye kandi yubaha Imana. Ahari wenda urambiwe gushayisha mu bitagira umumaro. Niba aricyo cyifuzo cyawe, ngaho uyu mwanya bwira Kristo uti, Yesu twigishe uko twaguma muri wowe buri munsi. Tutari kumwe nawe tumeze nk'amashami yapfuye, yatandukanijwe n'umuzabibu utanga ubugingo.
gendana natwe, korera muri twe, kugira muri twe. Turagusabye uture mu mitima yacu, maze udushoboze gutsinda ibishuko by'umwanzi kubw'imbaraga zawe. Amen. Mana y'amahoro ibeze rwose.